kariya ugomba gusohoka mu gipangu kambaye ntabwo ukambara ugeze mu muhanda urabona ni hano ku rugo nibwo narengeze ntabwo uvuga ngo ku rugo hano wageze mu muhanda nawe wicara mu bandi vuba vuba direct wicara mu bandi maze reba nk'ejo urabaga ubu uri kundeba ubu uri kumbona ntiwambaje ukambara neza ariko none niba uri kundeba nambaye iyo myenda nayo mbona fandake ngo ni mwiza ndebera nkawe nagapfuka kana ngo cyane agapfukamunwa ako safari umuntu ntagira uburenganzira bwe ubwo ni uburenganzira bwawe none se corona yafata gute agapfukamunwa urabona hano atari sawa urubyiruko bw'imisi mufunze imitwe wagira ndebera niwe mushiki wacu none dufunze imitwe se kubona hari n'abandi batwambaye nabi wowe se ubundi bukareba habuze iki wowe ibipira turafunga ukanebereza ukaregeza ariko bikureba ariko kirebe bikureba mbega agasuzuma burano uko mwabonye nta bintu by'imbunda nta fanta reka nze mpamagare wa data no yega fandi ndimo nkora hamwe muri quartier uzamutse haraguru ugatambika ugacamika noneho wano uzamuka haraguru gato mareta mungiraho hari abantu benshi cyane wagira ngo bameze nk'ari mu kindi gihugu nta bintu by'agapfukamunwa nta kintu rwose urebye mugerageze mubanguke banguka ngo bashaka no kwikanga mubanguke muri benshi sawa bana ibyo mwigize noneho fandi nahagera kama mbaya nabyimu chini ya ulizi bro no mwabikinisha kabari mutarabibona yakiraga muze kuza kubisubira dore rwose babantu turi ngaba bose nagapfukamu bose nawe ndebe muri mu gihugu cyanyu bimeze bite Yesu Usko nta na metero bashaka. ese ubundi kuki mudashyiramo metero ubu hagati yamwe ubu ngubu gucyo harimo metero ubu harimo ubundi kari hehe ndavuga agapfukamunwa kawe wowe wiceza abantu abayobozi wowe agapfukamunwa wambaye agapfukamunwa nari nkambaye ugomba kukambara cyose ntugomba agapfukamunwa n'akanje agapfukamunwa n'agapfukamunwa wambaye afande ko bizi kwambara agapfukamunwa birane aho ndetse niba ari afande muzima uri kudufasha kuki afite agapfukamunwa akagakora ku munwa bibaho ntabwo bishoboka mwarengereye ariko mwafata nakubwira impamvu anyicaja soza ngiye kwihahira ku gapfukamunwa kanje yagufashe kwambaye nari mwambaye ntabwo yarakambaye bamaze n'ababonye Yesu yarakambaye kwanza wowe n'iki kizire gikuremo ntabwo yarasoye turwinda aho mushaka marasanga mu biro bajanye kwanza na ubundi si mukagiye ko nako yambaye mbonye ibara rya kanje n'umweru ariko niba afite icyatsi n'umukara kanje n'ubu ntabwo ndabizi metero komboni isi tutapfuna bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho ntuzi kuzatura nk'umusozi ntiwibwira ko wagezeyo maze ukiyendura kuba wasizeyo kandi ukirwana kugeza